Eva ndagukunda. Bizu. Ese ntabwo uruzi ko ndi kunywa ikonje, nta yindi konje hari. Oya nayo. Ibyo akora ugombye kuba wabimenye ukaba wayishyize muri firigo. Utaha tuzajya tuba twabikoze. Ko kwambara neza. Merci. Merci. Hawese kuri kunyitaza nkaho. Oya ntabwo nkunda abantu bankoraho. Ntabwo ntukanyegera. Ndabizi ariko nyine nyuba. Ariko se biti ko wagira ngo ukora muri presidence ntabwo uzi gukora hano mu kabari. Ndabizi ariko byose ari akazi. Ariko nyine akazi kagira uburyo gatangwamo muri presidence safa, ariko nkaha ngaha umuntu agomba gukora uko ashaka, ugomba ku twese twitwa abakozi ariko. Ako muko bite byawe uzi ikintu cyakuzanye muri uyu mujyi? Ndakizi cyane. Ni iki? Ni ugukora. Nze akazi kawe ni ugutanga service ku bakiriya kandi ukayitanga neza. None wendi kugukora ukabona uri kwigira gutya. Wigiragoye service. Ese umwenda urangaye kuryo wakwamvuga ngo ntabwo nawukora. Narawiguriye ariko ku mafaranga yanjye. Ako nakugura nibaro yayo. Ukajya uhinduranya buri saha buri munota ukaguhereza. Reba ukuntu imisatsi yawe imeze. Umukobwa nkawe akagombye kuba ufite imisatsi imeze gutyo. Nuko ariko mbikunda. Ya. N'ubukene kugira gutya. Ubukene si impembwa. Sinkora nkahembwa. Ariko urugoshogoranya nawe uramuzi. Nta kumenya icyangombwa no kuri umukiriya kandi nagoye service wifuzaga. Kuza unyikora koreshwaho nago bikunda. Uko amazero mfite inyuma ya rimwe tuyavunje mu mafaranga. Anyemerera kugukoraho uko nshaka kose. Anyemerera kuba navugana n'umukobwa uwo ari we wese nkamucyura tukaryamana agataha. Ese mama, kuko ibintu abantu bavuga ni papa yarapfuye. Ako ubundi ibyo byose ubundi uri kwikora ubundi usanze ubundi waranteye. Njyewe kugira ngo njyarane ni diamond nkawe napfa nkavaho. Kandi ikindi ibintu ukoze uzabyicuza ubuzima bwawe bwose wandaya. Turukumvikana. Ntabwo numvikana nawe. Urigira gutyo. Kuki mwiratana amafaranga? None wajya twiratana ubukene nk'ugufite. Namaze. Ariko mba nawe yakoreye bro. Mba nawe yakoreye. Uyakorera mu buryo wigira gutya. Ntabyigira. Akazi ndiho. Ahubwo abasaza nkamwe mutagira umuco na discipline muza mukorakora ku bantu. Mwumva ko abakobwa bose bakora mu kabari, buri muntu wese ushatse azakora. Mujye muragira discipline muniyubahe. Abasaza nyine nicyo tumva. Ubu ufite agahungu kamwe kambara upantaro ku burereta hari hepfo ugenda mukicundeba mukagira mute nta n'ikintu kari buguhereze. None umuntu ushobora kuguhindura ubuzima na nyoko na sogokuru wawe na sogokuru zawe bagahindura ubuzima uri kumureba gutyo ukamufata mu muntu w'ikigoryi. Aho kugira ngo ndyamane nawe naryamana n'umuhungu dukundana Sheri. Naryamana n'umuhungu dukundana wowe. Wa undi ujya kugenda na tikaro wateguye akavuga ngo umba amafaranga ukayamuhereza. Bitwaye iki?
simba nyafite amaherezo suko yakazaba ya nese ibyo birakureba umusatsi ukakwereraho nkuko nguko umwana wanjye ndi kure atekereza ibintu byinshi mama ndakumva sibyo ndakumva ariko urabizi iyo buri gihe twacitse intege buri gihe ari twe turi hasi turi down ubu hari ku bwacu sibyo uradukunda mama kandi natwe turagukunda cyane sibyo ndabizi gukeka ko turi abana rimwe na rimwe ukavuga ngo ibintu biba wenda ubirimo wenyine sibyo ariko nzi ko duhari ku bwawe sibyo Heavy, Jesse na Paul sibyo turari ku bwawe sibyo byose turi gucamo I know one day everything is gonna be okay sibyo amen everything is gonna be okay biniri impungenge kubona ubizi gutya mama sibyo please niwe muntu wanyu mama nshaka kubona ubabaye niwe muntu wanyu sibyo buri gihe nkurebye nkabona ufite imbaraga nkabona ufite icyizere cy'ejo sibyo bintera imbaraga nkavuga ni nta kintu na kimwe tutazamuka ngo tugisirimonte sibyo tujye ku yindi etape y'ubuzima sibyo Rafael urakoze kubw'amagambo meza uhora umbwira mwana wanjye buriya mwisi hari abanyarwanda baravuga ngo amagambo meza ni mugenzi w'Imana buri gihe nkunda ko umenya mudo ndimo ukamenya nuko ushobora kwinkuramo Imana igiguha umugisha mwana wanjye nzakora buri kimwe ku bwawe sibyo kandi ndagukunda cyane iyi ni style nkunda iyo uri umukene buri gihe uhora wumva ko ibyo urimo ari style gusa wabona abantu baguze imodoka ngo barirata wabona abantu bari kunywa bari kurya inkoko ngo birango bizabatera gute kubera ubukene bwa bari kuvugisha nawe uri ibyo ngibyo nibyo uri gukora nkuko abakire mwumva ko abakobwa bose bakora mu kabari ari imburamukoro ari indaya nta kindi kintu bakora byose muri iki tuba turi iki muri indaya nkuko ibisaza nkamwe muri bishurashuze dushurashuza amafaranga yacu twakoreye imyaka myinshi cyane sawa komereza uranyumvira ra ese mpo reka nkubaze ikibazo umbaze iki reka nkubaze sawa neza uri wagiye nenda no hirye ko usaze muri gutongana nawe no uyu mukobwa wawe ntazi byarimo reka mubaza akabazo gatangiye kumubaza niko mukobwa ufite icyo kibazo uretse gato akabaye ndi mama wawe wakubyaye byanyabyo Imana igikumpera imigisha kandi zakwitura iyo neza yawe urunyereka mama ndakumva ndashaka kubwira sibyo kuri njyewe utakuba mama wambyaye mu urenze ko uri mama wambyaye mu uri mama sibyo hari ntabwo tuje amaraso ari kuri mama nta n'undi mama nigeze nifuza ku isi nta n'undi mama mwiza wabaho nkawe sibyo ndakunda cyane mama Guma wenyine sibyo tugenda gusa sibyo ibi ndabyitaho sibyo thank you so much it's okay I'll always be there Imana izakora ijuru amen nawe mama nzagusanga mama bigende ari ukujya kuryamana n'umuhungu ngo nuko ari inshuti yawe nta kintu ashobora kukumarira
no kuza kuri uwo musaza uri kuvuga ushobora kugira ikintu aguhinduraho ubuzima wahitamo iki? Ese nongere mubaze ikibazo, ako gahungu kawe ejo kaguteye inda ntago wakwangara muri no mihanda? Nakubwiye ngo kuvana we hari ikihe kibazo? Mbabarira abanza nsubiza, uretse mu nsubiza. Nakubwiye ngo aho kuryamana nawe w'urusaza nanabivuge neza, naryamana n'agahungu dukundana ikirenze nkagahana tike kugira ngo ubyumve neza kuko mba nayakoreye. Pardon gato, ntago nshaka kwitambika mu byo mwari murimo. Ninde uri kubwira ayo magambo? Murimo muraganira, murimo muratongana, muri mu biki nyine hano? Niko se muko mupfuye iki? Habaye iki? Mukozeho mubwiye ngo yambaye neza, ese kuki umusatsi udatunganije yitera hejuru kano kamera kagurukije? Ntago ashaka ibisaza bimukoraho ngo ari yubashye ngagize gute, mbwa biyubashye bajya muri presidence. Okay, sorry ho gato. Ikihe kibazo? Ese ko naje mu kazi naje kwicuruza. Mva muko. Ninde ugucuruje sanga? Ariko nkwiriye guhabwa agaciro kanje nk'umukozi. Ndi kumukora. Abantu hose ngiye nitwa. Urabona ikintu abaye? Uko umukora usiko ngiye wankoraho. Bagukozeho urashonze, bagukozeho warinzobo bayigikara, bagukozeho bayiki muri make. Ari kunyubahuka. Icyakuza nyanga urakiza. Ari kunyubahuka. Ahanga nanyubahe. Nese reka tureke bakubahe pe. Hano ni mu rusengero cyane mu kabari. None se abakobwa se bakora mu kabari niko baza babikoreshwaho. Waje gukora icyano? Naje mu kazi vuba. Akazi kahe? Akanga kadimo gushimisha abagabo. Kumushimisha gute? Ngiye naje kwakira. Bayo agukoreho. Ntago bikunda. Uransokera mu kazi. Mu kabari bitwaye. Ntago bikunda kugira ngo ngiye ntagaciro kanje hejuru ya kano kazi. Umpembaho n'amafaranga adafatika kugira ngo mbeho nshakisha ubuzima. Aha naje gushaka ubuzima, ntago naje kwicuruza, ntago naje kuba indaya. Ubuzima ni iki? No, prezi. Ubuzima ni iki? Ubuzima bugengwa ni iki? Niki kiyobo isi kurakakanya n'amafaranga? Mureke naga buri azi ibyamuzanye ndaza kumusobanurira. Umuntu nk'uyu ngo utarabasha kwigura na rabero. Mureke. Ahubwo sumeze neza. Gisibye kirogo yibijemo. Bagushyiraho komande. Yanjye byabyemeye so ngo gategereje ngo twenuza nawe wishireho yawe ariko. Kire yanjye nawe. Ya. Kandi nyine wihangana. No, saba. Umuntu mushyashya koko uzi kuri mu mihango ukaza utikoreye isuku. Imihango guys oh my god imihango man nisi wabuze pade ko taxi gurangaye ngende imuzana wabuze pade nisi yalla tuzi ko gushakire pade tugufashe se ba mushingere gateya please yalla kari umunyamwanga namwe nuko mutese ko taxi gurangaye yo mumufashe 10 gashobora kuba gakene Shemoni tari naka nako kara Shemoni agakikaje asoni hano gushaka kwibaha ku munyeshuri mushyashya yandaya nanone iraje nimba ndi kuvuga se oh my god urabusabye ku protocol tukumvikana asoni muzi ko rero ibintu byose mwakoraga ntabikurikirana urumva baragutoje umaze kumenya ibyo ugiye gukora neza reka nkubwire rero as a head girl nundi munsi turi kumvikana nta wundi muntu ushaka mvugiramo cyangwa se bibebi hakundi wiyumva nk'igiki umwamikazi ngayivuga urakoze kunyumva nundi munsi uzakora iki ngiki kufata ugasebya umwana w'umugo especially mushasha ku kigo hano ubwo bakwibaha bazi none se atiyubashye namwubaha ibi ni ibiki ni ibiki rwose Jesus uratinyutse tekiza ko ibintu byose uko mwabipangaga ntabirebaga umva inyuma nawe kamwe gasukure nta soni umurebe wirebe urakangana uziko muri n'ibikorwa mwebwe as candidate tuba twasigaye hanga ngo dukore etide twige kugira ngo ejo n'ejo bundi tugaragaze ikigo cyacu neza mwabikora mwe mukirwa murimo murasebya undi mwana n'undi munsi kandi ndavuze I mean it as a head girl kasoni cyakoze ikintu kinsetsa n'ukuntu abagome nk'amwe
numva ubuhema ruko nyine namwe muhemukiwe maze namwe murashungereye kuko bakora ibintu nk'ibi muri kureberera uyu ni umugome pe binakoze n'ubugome ariko mwebwe muri abagome kumurenza kuko mwe mwamurebereye arimo arahemukira undi mwana aza candidate twasigaye hanga kugira ngo twige twihugure kugira ngo ikigo cyacu tuzakigaragaze neza none muri ibi ngibi what hano muri mu matanga niri burabiriraho muri gutekereza ko mugomba guhemukira undi mwana nta kintu kizima mugomba gukora unyumve neza murebe wirebe undi munsi fine Rafael, turi gufata diserinime cyane ndetse neza karikunda. Evi, nari iminsi myinshi ndashaka kurya ntunda nawe. Are you fine? I'm good. Nose amatunda wariye singayo. Sinzi ntunda ndi gusoma. Okay, Rafael. Niba amatwi nkubwire mwana wanjye. Hari ibintu ushaka kukubwira. Kandi ubitega amatwi neza. Yego. Ndashaka ko usimbura Paul ku nshingano yari afite zo kwita ku bikorwa byacu. Wow! Oh my God! Mama bivuze. Exactly. Mama. Yes. Njye na Eva nyine twe twarabitekerejeho. Umve ngo twendaga no kuri kubwira. Okay. Ma. Yes. Murakoze kukize mwimungiriye sibyo ariko ndumva ntiteguye gufata inshingano kandi mukuru wanjye Paul uzifite andusha experience cyane muri ibintu byo kujira umutungo mu rugo sibyo ndumva ntiteguye kabisa wareze n'ikindi mama aka ni agasuzuguro k'akajugu uransuzuguye pe ariko igitero byose ndakizi ikiri gutera byose ndakizi nuko papa wanjye atarahanga ni mwaka nsuzuguye bene kano gasuzuguro k'akageni kangana gutya mama kuki utankize ku ruhande ngo ntanganirize umbwire ati kusura bino ko ngusura imbere y'abano bana aka gasuzuguro k'umwerekana kugenda gute umva Paul ntega amatwi ndabizi ko wanyuze mu bintu byinshi pe kandi byari bikugoye ariko umuryango twese tukwitayeho munyitayeho biragaragara ko munyitayeho kuko munyitayeho mama gusa ukuri nzi neza ndi kumwe papa wanjye yaza kubara ahangaha mwakamenya agaciro k'umwana w'imfura Rafael, meze gute? Chris, uzi iminota mutegereje hano? Kandi wambwiye ngo uri mu nzu urimo uraza. Uranyihanganira. Okay. Urafata iki se? Yeah. Ngifite iminota mike. Okay. Ikintu nguhamagariye rero
ndagira ngo tuganire ku kibazo cy'umuvandimwe wacu. Ese utekereza ko kuba umuvandimwe wacu yarabuze tugomba kwicara gutya gusa nta no gukora iperereza byibura ngo umuntu arebe yabuze ate, yaburishijwe nande? Uretse kugeza ubu ngubu umuntu wamuburishe ngiye mukeka. Chris, ndakumva. Ni amahirwe kuba tugufite. Ni amahirwe kuba tugufite kandi ukora mu iperereza. Ubundi wakaba ibi ntabwo byakaba ibi. Ntabwo ibintu bavuga gutyo. Ariko nta muntu kutwumva. Nta wamenya. Akazi kacu karimo abantu benshi kandi batandukanye. Simwe kubivuga muri script yo kuvuga. Okay. Ni amahirwe kuba tugufite. Wakabaye ubundi wewe warafashe ya mbere ukajya mu iperereza rikimbitse tukarahantu impamvu umuvandimwe wacu ataboneka. Mwakamenye ko ari ngiye wagombye kumuntura ibintu byose. Nkanasigara papa ngiye mu gihe adahari. Gute ufata umwanzuro utabanje kumbaza ukajya kubaza uyu nguyu? Mbangwiye ukabanza ukamvugisha ku ruhande ukambwira ukuntu bigomba kugenda. Urajya kubivugisha uyu nguyu ubibwa imbere yanjye. Mama uransuzugura bigeze he? Mama, kumukurengera. Nko ukarengera ukarenzaho, ndajya kuba akajogo ukansuzuguza. Cyane cy'ikinyandaro twakuvamo. Cyane kirimo kuvuga Paul. Nta soni. Nta soni ufite. Mama, noneho urabikoze. Urankubise. Rafael, ndabizi impamvu urimo kwanga gufata inshingano ndimo kuguha nuko urimo gutekereza ko urimo gusuzugura Paul. Yego, ariko ugomba kubikorera umuryango. Yes. Petit, barimo baragushuka. Ntacyo uri cyo. Usibye uri cyara twatoraguye ko. Wait. Paul, nta soni ufite. Rafael, I'm sorry. Ma. Tuza. Sibyo? Okay. Bana banjye. Mwese mbakunda kimwe. Nta muntu ndutisha uwundi n'ukuri. Ariko ndababaye cyane. Uyu mwana w'umuhungu asiga afite imico mibi ikabije. Yo gufata amafaranga akayajyana mu bakobwa, inzoga nuko nguko rurageretse. Kandi murabizi ko iyi nzu papa wanyu yubatse muri loan ya bank. So tugomba kuba maso rero. Sema. Ndakumva Rafael. It's okay. Don't cry, please. Rafael, ndagusabye wirira. Kugiporanya gabenga na gutya. Ukoze iki? Oya, Rafael. Ni Ishyari. Ni Ishyari, please. Amaze iminsi ari mu biyobyabwenge byinshi. Kandi mu by'ukuri tubona yuko ari wowe wakagombye gufata inshingano ukayobora ibintu byanga. Yes, that's true. Please. Love. Urabona Genda mukunda na. Oya Paul mama yishwe n'ibiyobyabwenge ntabwo yabasha kuyobora ibintu. Yes. Tugwaye ikizere, please. Rafael. Jebe. Wikite ku magambo ya Paul adafite ishinge na rugero. Iki ni kibazo cy'umuryango twese hamwe. Don't cry, please, babe. If you cry, I'm gonna cry too. Please. Ma. Okay. Ikibazo. Ndabyemeye. Koze cyane. Ariko ntabwo nzi niba Paul biruze kumushimisha. No. Ariko I will always be there for you. Sibyo. Kimwe cyose. Ukeneye nzajya nyuma.
genda bakunda cyane natwe turagukunda gusa ariko ngiye kugeza aya masaha nagerageje kubijyamo nubwo mba mfite umwanya mutoya ariko nabihaye umwanya uriya mugabo witwa Robert uramuzi uriya yari yarahaye akazi ese ni gute umuntu yaje ari nyagupfa ari umukene akazi gasaba akazi umuvandimwe wacu yamara kukamuha kubura agahita abo muherwe kandi bigaragara buri umwe wese ese utekereza ko ari ubuhurirane ibyo uvuga byose ndi kukumva ariko muri aka kazi dukora ntabwo turi ngo birahurirana nk'umuka reba nawe ukuntu isi imeze dukeneye ibimenyetso bifatika ibimenyetso bifatika ndabifite ibyo umuntu yaheraho ariko Chris mbora nkubaze reba ukuntu Julia umudamu w'umuvandimwe ameze reba bariya bana reba Jessica na Eva uri ubuzima babayeho si wakagombye kuba babayeho umuvandimwe wacu yari yaravunitse yarakoze yashakishe mu ifu ndetse natwe ubwacu aradufasha ese wumva wowe nta kintu wakora ngiye ndikura ngasanga ibi ngiye wajya ngo njye bereba njye nyine okay ndakumva ariko aka kazi nkora nkuzi ko rimwe gusa ngiye byagira ingaruka kuruta abandi bantu bari bose nyuma mu misa kugira ngo mbyitondere asere ugasanga ngira ngo mungakishwe n'umuvandimwe wanjye okay ndakumva muvandi ndakumva singushyira mu bigeragezo kuko nawe sinshaka kukubura sibyo ariko kora kinyamwuga Gahima ariko no ushyiremo n'imbaraga kubera ko n'umuvandimwe egariya n'amaraso yacu Chris twe ntabwo tugenza icyaha tugenerwa umuntu n'umuvandimwe cyangwa n'amaraso yacu njyewe mba ndi mu kazi bagomba gukora icyo nkwiriye gukora mu gihe cyanyacyo nitengo n'umuvandimwe uko nyumva neza ntabwo ngiye nitengo n'umuvandimwe nta murengano nk'uko narenganura umunyarwanda uwo ari we wese okay ndakumva ariko amaraso ntabwo ari amazi ese ubundi ujya usura umudamu wa mukuru wawe n'abana ngo urebe uko bameze byibura wumve n'uwo mwuka ko umuvandimwe wabo yasize ba anko babana n'iki byose abo ujya usimbuka ukagenda ukamusura ntabwo neza ko bambwira gutyo urabizi neza ko uri mu bantu bakeya baza aka kazi nkora ndabizi ikintu nshaka kwibutsa noneho kirenze ubutaha ntabwo tuzaganira hano kuko ibintu nk'ibi ntabwo biganirwa hano nk'aha okay sawa reka tugende okay komeza ubirebeho unshakira ibimenyetso byose ariko mbona ibikurikiranye kandi wakoze ku ntumero reka njye kugukorera itinga okay sawa Rafael umajije kurumara urukundo rw'umuryango wanjye wose abe mama wanjye nta kinyitayeho ndetse n'abashiki banjye ntibakinyitayeho uretse cyo gukorera ndakizi nzatuma usubira aho waturutse ubutazagaruka